boyfriend wa Amy amwegereye aba aramusomye. Brandon arahindukiye yihuta arababara cyane ajugunya za ndabyo. Akimara kuzijugunya araza ariheba aricara. Tubone ko nyine agahinda karamwishe Brandon atengushywe. Arangije no muri class asaba agahushya nyuma y'agahushya ngasohoka barakamuha. Brandon njya muri douche kwiyuhagira mu maso kuba yumva afite stress nyinshi. Kuriya mukobwa aba yamutengushye ku buryo atiyumvisha. Brandon ariko nyine yarakaye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Ku Brandon arangije arihanagura intoki maze akanagura intoki arasohoka muri douche. Ageze hanze Brandon abahuye na Amy. Kibona Amy asubira inyuma yigeze kumamirwa n'umukobwa tubura n'umugabo ati bra ko nabasha gusoza ko afite ikibazo cyo kutavuga neza. Undi ati njya ati njyewe nda yete ndamwa nika tamuhungu namwanga Brandon ati no barishimye ko nabambere yumvishe cyo umukobwa. Kanje amudi ati uri mwiza koko ko hagati koko yaturashoga. Tanja kumbera mu marenga yati ni mwiza. Anjira proposition akimere ko dukundana ko ati byumva arishima aza yikati tabarasi azana kwama niko wetangiye kunda Brandon nawe cyanyabyo. Ubusoza fene yacu batubwira ati ikintu cyiza kurusha ibindi muri iyi si icyumva igikorwaho ahubwo nuko cyambere nuko cyumva mu mutima. Kari filime tubagejejeho turamugejejeho na Sen Entertainment. Kandi bakunze iyi filime ushaka n'ibindi byinshi birenzeho n'ibyegeranyo kora subscribe ufungure inzogera kurimenya byinshi muri iyi series.